w'icyubahiro cye yatugize beza, yatwambitse amakamba, yatugize birenze uko twakagombye kubitekereza, yatwambitse imbaraga, yaduhaye ubutwari, ngo yaduhaye imbaraga zo gukandakira inzoka na sikorupiyo, ngo yaduhaye ubutwari n'imbaraga bishoboka ngo kugira ngo dutsinde umwanzi wese, ngo kubera ko yadukuye kure cyane ngo tuzajya duhora tubyibuka. Amen. Ku murongo wa 14 aravuga ngo maze kwamamara kwawe kugera mu mahanga bitewe n'ubwiza bwawe, ngo kuko bwari buhebuje, ngo bwunguwe n'icyubahiro cyanjye naguhaye. Uwiteka yaguhaye icyubahiro cye, yaremeye arakurema, yaremeye kugira mwiza cyane, ariko kwari kugira ngo uzajye umubera igitambo, kwari kugira ngo umubiri wawe umubere byose, kwari kugira ngo umubiri wawe uzajye umusingiza, uzajye umukorera ibihebuje, uzajye umukorera ibimuhesha icyubahiro. Nguko niko umwami w'Uwiteka avuga. Ku murongo wa 15 aravuga ngo ariko wiringiye ubwiza bwawe maze usambana ubitewe no kogezwa kwawe, ubusambanyi bwawe ubuha abahisi bose abo uba uwabo. Hari igihe Uwiteka agusohoreza amasezerano, none ukumva ngo birarangiye, ukumva isi ni yawe, ukumva urimo uragendera hejuru y'abandi, nyamara Uwiteka arongera kwibutsa kubwira ngo azi kavukire yawe, azi uko wabayeho, wari mu isayo y'ibyaha, aremera atanga umwana wayo Yesu Kristo makubambirwe, ariko ibyo byose wageze aho urabyirengagiza. Yakugize mwiza, kwambika amakamba, kwambika amazahabu, ibyo byose igihe cyarageze umaze kurengwa urabyibagirwa. Uwiteka tugirire neza, ariko azajya twibutsa aho yadukuye kugira ngo tutazarengwa. Uramenye utazigera ugera mu masezerano ukiyibagiza ukarengwa, ukirengagiza ko Imana yakugiriye ubuntu. Amen. Ku murongo wa 15 aravuga ngo ariko wiringiye ubwiza bwawe maze usambana ubitewe no kogezwa kwawe, ubusambanyi bwawe buha abahisi bose ubuwabo, ngo nuko wenda imyambaro yawe kandi wiremera insengero zo mu mpinga z'imisozi, uzirimbishisha amabara ataramwe, maze uzisambaniramo. nta bimeze nk'ibyo bizaba ngo bimere bityo, ngo kandi wajyanye impeta zawe nziza z'izahabu yanjye n'ifeza yanjye, ibyo naguhaye ubyiremeramo ibishushanyo by'abagabo ngo usambane nabo. Uwiteka azajya twibutsa kandi atugirire neza, nyamara tugerageze guha agaciro ibyo Uwiteka yaduhaye, tugerageze kumva ko imibiri yacu ngo ari ibitambo bitangwa n'Uwiteka, n'ibitambo twakagombye guha Uwiteka. Imibiri yacu ntabwo tugomba kuyikoresha uko twishakiye, ntabwo tugomba kugenda uko dushaka, ntabwo tugomba gukora ibyo dushaka. Uwiteka yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo ibyo byose birangire, kugira ngo twongere tuba abantu, kugira ngo natwe twongere twumve ko ari udufasha ukuboko. Amen. Ubwiza Uwiteka yaduhaye ntabwo tugomba kubupfusha ubusa, ntabwo tugomba kuboha abahisi n'abagenzi, ntabwo tugomba kujya gusambana n'ababonetse bose, ntabwo tugomba kwikuza ibyo dushaka, kubera ko Uwiteka yaraturemye, ariko ntabwo ari ibyo yaturemeye. Arakomeza twibutsa ngo kavukire yawe irayizi, irakuzi, wari umunyabyaha ariko warababariwe. Sinzi impamvu ushobora kwifata ukikoza ibyo wishakiye. Amen. Ku murongo wa 17 handitse ngo kandi wajyanye impeta zawe nziza z'izahabu yanjye n'ifeza yanjye, ibyo naguhaye ubyiremeramo ibishushanyo by'abagabo gusambane nabo, ngo kandi wajyanye imyambaro yawe y'amabara ateye ibika urayibyambika, maze utereka imbere yabyo amavuta yanjye ya elayo n'imibavu yanjye. Ni ukuvuga ngo hari ibyo Uwiteka yakubibyemo. Uwiteka akimara kuvuga muri mu isezerano ryanjye
ngo nakubwiye ngo baho, ngo nubwo uri umunyabyaha ariko ngo nakubwiye ngo baho. Warongeye usubira inyuma, wirengagiza ko ibyo byose yabikubwiye, wirengagiza ubwiza yaguhaye, wirengagiza imyambaro myiza yakwambitse, uragenda wikorera ubusambanyi, ukora ibyo wishakira byose, wirengagiza ko Imana yigeze kukubwira ngo baho, kandi nyamara wari wo kubabarirwa, wari wo kurimbuka, wari wo kujya ikuzimu, niko navuga. Ariko ibyo byose Uwiteka yarabyirengagije arakubwira ngo baho. Tugerageze kugira aho tugarukira, twumve ko n'Imana ari Imana. Ndibaza ko niyo waba wanga umuntu uzajya utekereza uvuga uti kamere, hari igihe yigeze kukugirira neza, ntabwo ibyo akora byose ari bibi. Imana irabireba ikavuga iti no, birashoboka ko ejo azahinduka, nubwo bari kwigaragura mu byaha, ariko igihe kizagera azahinduka. Amen. Ibyo byose Uwiteka arabireba akabyirengagiza, akakubwira ngo baho. Umurongo wa 19 aravuga ngo ndetse n'ibyo kurya byanjye naguhaye, iby'ifu y'ingezi n'amavuta yerayo n'ubuki, ibyo nakugaburiraga wabiteretse imbere yabo ngo bibabere ibihumura neza. Uko niko byagenze, niko Umwami w'Uwiteka avuga. Nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo icyo Uwiteka yatubibyemo tugikoreshe uko dushaka. Nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo ijambo ry'Uwiteka dukore nk'aho tutigeze kuryumva, kuko bizatugiraho ingaruka cyane. Wowe wumvise ijambo ry'Imana, akenshi ntabwo rigenda ubusa, byanze bikunze urikoze ibyo wishakira, ariko hari igihe kizagera Uwiteka akagukubita urushyi cyane, akakubabaza, kugira ngo yongere akwibutse ko azi kavukire yawe, niwe wakuremye, arakuzi. Nta mpamvu n'imwe yo kugira uko wishakira. Umurongo wa 20 aravuga ngo maze kandi wajyanye abahungu bawe n'abakobwa bawe, abo wambyariye urabibatambira ngo barimbuke. Mbese ubusambanyi bwawe urabwita icyoroshye ko wishe abana banjye, ukabatanga ngo babicishizwe mu muriro? Ngo kandi muri ibyo bizira byawe byose n'ubusambanyi bwawe ntiwaruhije kwibuka iminsi y'ubuto bwawe, igihe utawe wambaye ubusa ukigaragura mu ivata ryawe. Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Aracyatwibutsa ubuto bwacu, arabizi aho yadukuye, arabizi uko byari bimeze. Hari ukuntu umuntu yirengagiza akavuga ati no, umaze kuba mukuru, iby'ubuto bwanjye nta n'icyo bikimbwiye, kuko sinakibyibuka, sinzi ibyo nabayemo. Nyamara tuba tubyirengagiza tubizi. Ubuto bwacu tuzi uko byari bimeze, tuzi neza ko twabaye mu byaha, tuzi neza ko twageze uko twishakira, tuzi neza ko hari Imana yadukuye, kandi twaragiza tugahiga n'imihigo tukavuga tuti Mana, bitewe n'uko wambuye hakomeye nzagukorera. Tuzi amapromese menshi cyane twahaye Imana, ariko tuzajya tugerageza kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nkaba nifuje ko twasoma turakomeza ahangaha muri Yohana 21 umurongo wa 18. Uhabonye wabasha gusomera umurongo gusa. Yohana 21 umurongo wa 18 avuga ngo nukuri nakubwira yuko ukiri umusore wikinyezaga ukajya ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko ndagukenyeze akujyana aho udashaka. Amen. Ngo nukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikinyezaga ukajya ushaka hose, ngo ariko nusaza uzarambura amaboko ndagukenyeze akujyana aho ashaka. Nukuvuga ngo ukiri mu Mana, wari ufite inyenyeri kuyobora, wari ufite ukugenga, ntabwo wagenda uko ushaka, wakoresha ubuto bwawe ukabukoresha kubera ko uko Imana ibishaka. Ariko iyo umaze guta Umwuka Wera muri wowe, iyo umaze kuva mu Mana, ni ukuvuga ngo uragenda Satani akagukorerayo, akakwikoreza imyanda yose, akaguha no gukorana bya bibavuga ati si ibi bintu birimo koma. Ariko
ibi byose tuzajya tugerageza tuvuge tuti no, mu buto bwanjye ngomba gukorera Imana, mu buto bwanjye ngomba kuririmbira Imana, mu buto bwanjye ngomba gukora ibitunganye. Kubera ko niba wibeshya gato akaguruka akanyerera ukajya kwa Satani, azakujyana aho wowe utigeze wifuza no kujya, azagukoresha ibiteye isoni ku buryo uzaba kabarore, abantu bose bakaguseka. Muri ibyo byose ntabwo uzaba ukibyibuka, ntabwo uzaba ukibuka ubuto bwawe uburyo wakoreye Imana. Ariko tuzajya tugerageza twongere dutekereze kuri uyu murongo wa 18 ngo ni ukuri ndababwira yuko ngo ukiri umusore wikenezaga, ukiri umusore wari capable yo gukorera Imana, ukiri umusore wari capable yo kuba washobora ibintu byinshi cyane mu Mana, ngo ari ukimara kurenza akaguru kamwe kakajyana kwa Satani, Satani azakujyana aho ashaka, Satani azakuyobora uko yishakira. Amen. Dusubire ku murongo wa 23 muri Ezekiel. Haravuga ngo nuko hanyuma y'ibyo bibi byawe byose ngo uzabona ishyano. Nuko Umwami Uwiteka avuga, uzabona ishyano cya gihe wirengagije ubwiza Imana yaguhaye, ukiremera ibigirwamana muri wowe, ukumva yuko uri mwiza cyane, ukirengagiza ko ubwo bwiza ari Imana yaguhaye. Amen. Ku murongo wa 24 haravuga ngo wiyubakiye inzu aharengeye kandi wishirira ingoro mu nzira zose. Ingoro zawe wazubatse mu mahuriro y'inzira hose, ubwiza bwawe ubuhindura ikizira, kandi watambikirije uhita wese ubwiza ubusambanyi bwawe. Ni ukuvuga ngo ukiva mu Mana byabaye bibi cyane. Ngo burya iyo utaramenya Imana hari igihe umiriza ikavuga ngo peut-être que ejo azakizwa, peut-être que ejo azamenya. Ariko iyo ugeze kumenya Imana, ukamenya uburyo Imana itanga amahoro ukaryama ugasinzira, ukamenya uburyo Imana itanga ubukire, ukagendera mu mamodoka meza, ukicara mu nzu nziza, ibyo byose ukirengagiza ko ari Imana yabiguhaye. Iyo usubiye inyuma ho gato, Imana iraguhana ukaba kabarore kubera yuko ari byo wirengagije ko Imana ariyo yakwambitse ubwo bwiza, wirengagiza ko Imana ariyo yaguhaye ubwo bukire, wirengagiza ko Imana ariyo yakugejeje aho ngaho ugeze. Amen. Umurongo wa 26 haravuga ngo kandi wasambanye n'abanyegiputa n'abaturanyi bawe b'ibifumange, ubwiza ubusambanyi bwawe kundakaza. Ni ukuvuga ngo ibyaha byawe birababaza Imana, ibyaha byanjye birababaza Imana, kubera ko ntabasha kugendera mu mategeko Uwiteka yanshizemo. Yaravuze ngo tugere ikirenge mu cya Yesu, kwari kugira ngo dukore ibikwiriye. Imana iravuga ngo twere uko nayo yera, dutungane kubera ko nayo iratungana. Amen. Murongo wa 27 baravuga ngo nuko rero dore kuramburiyeho ukuboko kwanjye, kandi igerero ryawe ry'ibyo kurya ndarigabanije, ndagutanze ngo abakwanga bakugeze uko bashaka, aribo bakobwa b'Abafilisitiya bakorojejwe isoni n'imigenzereze yawe. Amen. Hari igihe kigera Uwiteka akakubwira ngo muri ibyo byose nakubwiye ijambo ryanjye wanga kunyumva, naguhaye isezerano ryanjye maze kurigeramo wikorera ibyo wishakiye, ariko hari igihe kigera Imana ikakubwira ngo stop. Ntabwo bikunda gukorera Satani ngo wongere ukorera Imana. Ntibikunda kujya mu ngoro y'Imana kandi nawe utera. Urabizi neza ko utera, urabizi neza ko ibyo ukora biteye isoni. Imana irakubwiye ngo stop. N'ubutunzi bwawe ndabukuraho, n'ubwo bwiza bwawe ndabukuraho, wongere uhinduke mubi. Ariko icyiza cy'Imana ni uko ikubwira ngo nzaho nagukuye, narakubwiye ngo baho ubaho. Imana ni nziza cyane. Amen. Nkaba nifuje kongera gusoma muri icyo gice nyine cya Ezekiel, umurongo guhera ku murongo wa 34 haravuga ngo ubusambanyi bwawe buciye ukubiri n'ubw'abandi bagore, ngo kuko ari ntawagukurikiraga ngo usambane, ahubwo utanga ibiguzi ariko weho ntugurirwe. Nicyo gituma ucishije ukubiri n'abandi. Amen. Uyu murongo warafashije cyane. Ni ukuvuga ngo iyo wigeze kumenya Imana, hari ibyo Imana yakubibyemo. Imana